umba akavuga kuri buri rugeri rwose nawe ndakwingingira ongera uteye ubwoba zivuga ngo Imana ikoze ibi oya ongera wisuzume we ubwoko bwiza cyane arwubakamo inzu y'amatafa Imana atari ingome habwa Imana ari ingome cyo bikoza cyo ku muntu wakoze ikosa Imana iramusaba tuzagera mu ijuru kawi yes reka kunyita bashime twabwe mu mahoro y'Imana nabane namwe reka ntangire mbaye ikaze uko bwije ko buketera bakunda tohoza ku mutima kangushime nawe akoze subscribe ahani kuri Lafa TV nimba akoze subscribe Imana igoreza umugisha nawe turayikora ukeneye gusabirwa umugisha ikore ntacyo bitwaye nta nicyo bigutwaye ntibinakubabaje cyane kugira ngo tubashe kuzamukana muri uyu mujyo w'ijambo ry'Imana. Reka nshimire rero mwakoze subscribe ntangire mbashimira mbabwire ngo imigisha y'Imana amahoro Imana itanga nabagereho nawe tarakora subscribe warakererewe kuko ndakeka ndashidikanya yuko ahangara ugera usazugera ufite intimba n'agahinda ukaruhuka muri wowe. Hanyuma bakunzi rero barafata ivini munyemerere kwakira umutumirwa wacu kugira ngo bize kugenda neza turakwakire mama. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana bane nawe. Nawe kandi mahoro. Umeze neza? Ndashima Imana. Urakomeye? Nokuri. Makuru iminsi? Kadutangire wibwira abakunzi bacu kuko uyu munsi nta muntu araza subscribe kugira ngo tuze kwinjiramo neza banze ubabibwire babwire buriwe kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Karibu. Murakoze amazina ni yayandi niyo Mukesha Marie Rose ndi umugore n'ubundi nongeye gushima Imana ko nongeye kugaruka kuri kamera izina ry'Imana nirishimwe. Amen. Nongeye no gushimira Imana ku bantu bakoze subscribe nabo aho bari hose bumve ko mbashimiye kandi mbasabiye umugisha utagabanyije nabanga Imana ije bahamamega buriya yo umuntu adafite mega yabona nuko abona ikiganiro cyatambutse mega cyangwa Imana ibaha amafaranga goko reka yo ubwo bavuze mega gahunda Imana ibigomba guhesha imigisha imirimo y'amaboko yabo bagakora bikemera rero Imana nihimbazwe kandi nshimira n'abantu bampaye ibitekerezo nshimira abantu benshi muri rusange bariyumva aho bari bose bampaye ibitekerezo uko twagendana uko twabana muri uru rugendo barutoroshye nabonye ndabashimiye cyane. Yego. Reka twinjire mu kiganiro reka ntangire mbikaze rero mbikaze bari mu Rwanda bari muri Kenya Uganda Tanzania bari Malawi Mozambique Ubwongereza South Africa Dubai bose tubahaye ikaze ndabizi neza ko n'abari mu Faransa tutibagiwe mu bihugu bitandukanye aho uri hose ndago mbizi nimba ari mu gitondo reka tukubwire ngo ugire umunsi mwiza kandi nabwo nimba ni mugoroba reka tukubwire ngo ugire umugoroba mwiza hanyuma akakwakire Marie Rose niyo mufasha niyo Mukesha nanjye niyo mufasha hanyuma katumwezi ikaze rero atangira senga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro karibu. Yego. Reka dusenge Mana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tugushimiye kugira neza kwawe tugushimiye kwera kwawe gukomeye bana natwe muri uyu mwanya w'ikiganiro ineza y'Imana ibe kuri twebwe turasenze kugira ngo buri muntu wese uzumvira ijambo azururwa umutima uwarubabaye azumva hari kivuye ku mutima we mu izina rya Yesu twemerere muri uyu mwanya ubane natwe ineza y'Imana urukundo rw'Imana rutwikire buri umwe wese kandi muri iyi minsi igoye iruhije abagenzi ubaha imbaraga z'umutima n'imbaraga z'umubiri kugira ngo babashe guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani mu izina rya Yesu Kristo dutumiye Imana data haleluya haleluya amen ngiye mu mwuka ego haleluya arutangiye haleluya. Yego hanyuma rero katukwakire upfundurira agaseke abakunzi bawe uyu munsi wa none rwose kugira ngo bize kugenda neza. Umunsi wa none mbazaniye indirimbo mu Gakiza no muririmbyi w'107 ntabwo turi buririmbe ibitero byinshi ariko turaza kuririmba igitero cya mbere n'icya kabiri. Yego oya n'icya gatatu reka turirimbe n'icya gatatu kugira ngo abantu buri muntu wese aho ngaho araza kwisanga aravuze ngo twemezwa n'iki uko Imana ishaka ukavuga uko Imana ishaka nta kabuza oraho ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka w'ihoraho dushaka
kuwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. gatatu mu gihe ubona kutagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe gusa utigaruka dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. umuririmbyi avuze amagambo akomeye. aravuze ngo igihe ubona kutagifite uwo mwuka we cyangwa se utagifite urukundo ngo menya ko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe ahitamo kwigendera. Imana ihimbaza. muri iyi minsi abantu barimo barayoborwa n'umubiri bikamara ko mbivuga, ugasanga umuntu wakoreye Yesu, umuntu wavuze Yesu mu kanya barimo baramusanga mu makosa atandukanye n'Imana yahamije. ugasanga ibyo tuvuga bihabanye kure n'ibyo dukora, cyangwa se imyambarire yacu itandukanye kure n'abo turibo. reka tuba abo turibo no mu bikorwa, no mu mvugo, no mu migendere, no mu mitambukire tuba Imana ishaka ko tuba. ko aravuze ngo dukeneye uwo mwuka wera. ngo igihe yabonye, mbese igihe uri kuyoborwa n'umubiri, menya ko uwo mwuka wera yabonye kuri murayoborwa n'umubiri wawe ahitamo kwigendera. umuntu udafite umwuka wera ariyobora. umuntu udafite umwuka wera ntabwo agenda nk'uko Imana ishaka. umuntu udafite umwuka wera niho hahandi bazavuga ngo hari ibintu nashatse kugira ngo tumvugeho mu minota mike cyane, ariko baze kumfasha nabo tubigendanemo neza. ikintu cya mbere nshaka kugira ngo mvugeho, ndashugurisha ubugwaneza byakwanga igashyiraho akanyafu. kimwe nuko abana bacu iyo bakosheje inshuro ya mbere uramubwira ngo mwana wanjye ibi bikoze ni bibi. inshuro ya kabiri, iya gatatu umubyeyi afata inkoni agakubita umwana amwereka ikosa. Imana ihimbazwe. rero bakristo bavandimwe, dusangiye urugendo rujya mu ijuru, dusangiye uyu murimo. niba uyu murimo turimo turakora tuzi aho turi kuva, tukaba tuzi naho turi kujya, mureke dukorera Imana tubikunze, kuko aravuze ngo wemezwa n'iki kuzagera mu ijuru. niba avuze ngo wemezwa n'iki, banza wowe wisuzume, usubize amaso inyuma, ubanze umenye niba ese koko iri juru ubwira abandi wowe urarifite. ese koko ibyo uri kuva, niba Yesu yaraje akamenera amaraso abari mu isi kugira ngo njye ibyaha byanjye mbibabarirwe, kugira ngo nawe ibyaha byawe ubibabarirwe, ariko ugasanga aho guha agaciro imbabazi, ahubwo werekanye ko iyi Mana ari inyamujinya, ari umurakare, ari umusiriki. oya, Imana ni urukundo, Imana ni umubyeyi. wayisanga waca bugufi, Imana ikakubabarira. Imana yacu nihimbazwe. rero reka dusome ijambo ry'Imana. tugiye gusoma muri Yesaya. tugiye gusoma ijambo ry'Imana ribareka muri Yesaya ibice byaho ni 5. Yesaya ibice byaho 5. numva nanone byaba byiza twisomeye umurongo waho, cyangwa se reka dusome umutwe w'amagambo. ntabwo turi buri some ryose, ariko bakunzi bacu mwumve icyo umwuka ashatse kubwira iki amatorero cyangwa se umukristo muri iyi minsi. umutwe w'amagambo uravuze ngo Imana ishinja abayuda ubuhemu. haravuze ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. 2 ararutabirira arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabende, acukuramo n'urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. reka tugarukiraho. ijambo ry'Imana riravuze ngo reka turirimbire umukunzi wacu indirimbo y'uruzabibu rwe. Cyatse kuvuga ngo twe navuga ngo ni twe rutoki Imana yaremye cyangwa se yashyize mu isi,
imaze kurushyira mu isi irushyiriraho kugira ngo ruzakore imirimo myiza. Uzamenya ibyo kubaturwa ukamenya niba mu bizima n'abamarayika n'ingeri zose ahari zari mu ijuru, Imana datanga kwiherera n'ubwiza ari ifite ikavuga ngo reka njye gucungura umuntu, ngo ibizima bikavuga ngo tuzahora tukuramya, ariko nitwajya guca muri iriya mibabaro wagasiga ubwiza yari afite akaza gushaka njyewe. Noneho mu kuza kunshaka ngo nta nubwo namwemeye, Imana ishimwe. Ariko aravuga ngo uruzabibu rwe yararuhingiye, amaze kuruhingira ararutabirira. Bivuga ngo mu Kinyarwanda iyo umuntu agiye guhinga arabanza agahinga neza agakuramo urwirimo hasi. Iyo amaze gukuramo urwiri hasi nibwo imbuto agiye gutera muri bwa butaka ayihingamo neza. Imana ihimbazwe. Bivuga ngo dufite ikibazo kimwe cyuko twahingiye hejuru y'urwiri, niyo mpamvu tutari kubona umusaruro w'ibyo twejeje. Ahubwo bakaza nkumva mesi Imana yari yahinze. Uhinge, wisuzume, wigenzure muri wowe, umenye ngo mbese Imana ko yari yampamagariye kuzaba umuririmbyi, ndimo ndaririmba mu kuri no mu mwuka cyangwa ubwibone burantwaye? Ko Imana yari yaraguhamagariye kuba umushumba, urimo urashumba abo uyoboye neza cyangwa nawe hari ikosa ryajemo? Cyangwa se wowe muvuga butumwa, wowe muhanuzi, ongera wigenzure wisuzume. Ese ko Imana yari yaguteye nk'urutoki rwiza yarangiza ikakurimburamo amabuye, ikakurimbura kugeza ubwo Imana ibonye ko izanakwenga ikabonamo umutobe mwiza, none aho kwera indimu cyangwa se aho kwera imbuto nzima urimo urera indimu? Kubera iki umuntu yagusoromaho ibisharira kandi uri umwana w'Imana ihoraho? Imana ihimbazwe. Kubera iki Imana yari kwitezemo atari kiri kugusaruramo? Reka sinzi ukuntu ndi buze kubivuga, ariko tugendane twibuke abaririmbyi uburyo umuntu ajya mu murimo w'Imana afite ishyaka n'umuhate, akumva azakora byose byiza by'Imana, akajyamo akaririmba. Ariko iyo abonye Geshemu cyangwa Sanibalati na Tobiya, ntabwo tuzababura mu nzu y'Imana. Nta nubwo uzigera ubura igisitaza, ntabwo uzigera ubura ikigukomeretsa, ntabwo uzigera ubura intambara. Muri uru rugendo harimo intambara, harimo ibintu biruhije umutima, harimo ibintu bigoye wowe ubwawe utakwitura, ahubwo wowe ugenda ureba ukavuga ngo ariko se koko iyi Imana izaza ryari ngo irangize ibi bintu? Ariko mugenzi wanjye, papa, mama, musore, mukobwa, Imana yari twitezemo umusaruro. Ariko aho guha Imana umusaruro turimo turayitura, kuyihemukira no kuyivuga uko itari, no kuvuga ngo iratwishira turangije. Oya, ntabwo Imana ari ingome. N'ukuri niwemera ukumvira ugaca bugufi, uko Imana izaguha umugisha. Nukora byose, hari indirimbo imwe twajyaga turirimba iwacu yakundaga kuvuga amagambo meza, ikavuga ngo mwibuke ba Kristo igihe mwakizwaga, ishyaka n'umwe ariko ubu ngubu Satani arabananije, gukiranuka no kwera ntabwo bikibaranga. Akavuga ku muhanuzi, akavuga ku mushu. Wisuzume muririmbyi, wongere wisuzume. Ese niba ari ubwibone, ese niba ari abantu, wimuke ku bantu ukorera ijuru nk'ugiye kuritaha, wimuke mu isi nk'ugiye kuyivamo. Umenye ngo buriya abantu bari muri Tour du Rwanda barasiganwa n'igihugu turi kujyamo. Nusobanukirwa ubwiza bwacyo, imbaraga n'icyubahiro biri mu gihugu ugiye kujyamo, bizagutera ishyaka n'umuhate byo kujya mu gihugu. Reka dusenge kugira ngo Imana yongere ibane natwe. Kandi muri uyu mwanya nawe wari warasubiye inyuma, nakubwira ngo ongera ubyuke, wegure intwaro, ukomeze urugendo. Nubwo ibizaguca intege bizaba bihari, ariko Imana ikurwanirira ubugufi bwawe. Ari mvuze ngo nawe urwaye, Imana nigukize. Nawe ufite ibibazo by'uburyo butandukanye, Imana nigukize. Ineza y'Imana ibe kuri wowe. Imana Data wa twese mwiza, Imana yera, Imana ikiranuka, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Wari utwizeyemo ko tuzaba urutoki ruzaguhereza umusaruro, ariko twigenzuye dusanga twarakiraniwe. Niwongere utweze, weze umugabo, weze umumama, weze umukobwa, weze umusore, buri rugeri rwose urweze mu izina rya Yesu. Iri jambo ryongere rushorera imizi mu mitima yacu, uduhe kumva no kumvira. Urakoze, ni mu izina rya Yesu, amen. Reka tugushimire.
yego tugushimire tukubwiye ngo Imana iguhereze umugisha. murakoze cyane. Munyemere dushime n'abari badukurikiranye rero, wari udukurikiranye rero, ijambo ry'Imana nagaruka kandi ibiganiro byacu nagaruka. Hanyuma hari nk'umuntu ushobora kwifuza ko mwavugana yakubona kuri nimero. Nimero yambonaho ni 078 99 28 584. Amen. Amen. Hanyuma kadushime n'abari badukurikiranye rero, turakora subscribe, kora subscribe, share, comment kugira bisho kugenda neza. Ibiganiro byacu nagaruka. Ciao ciao.